cyangwa se nk'abantu bafite ikibazo cyo kudashyukwa cyangwa se kutagira santima zo gutera akabariro, aho iwacu ho rwose ni amasegonda ni ukurebaho kandi bigakira burundu, atari ukuvuga ngo ni ibintu byo kumara igihe kinini cyane. Oya, ntago ari uburozi kuko na kera byabagaho, kuko nigize nsoma Bibiliya nsanga hari ahantu handitse icyo bita amadudayimu. Hasi bagiye gusobanura baravuga ngo ni imbuto z'igiti umuntu yahaga undi zikamukundisha uwazimuhaye. Ntago ari uburozi rero, ni ukuvuga ngo ufite umufasha wawe, ufite inshuti yawe, mwarabyaranye, murakundana, mumaranye igihe kinini, ariko itangiye kutakwiyumvamo. Turagufasha rero ya nshuti yawe ikakwiyumvamo, mukagumana, ikakwishimira, mukabasha gukora, mugahuza, mugatera imbere. Ntago ari uburozi kuko ntacyo bitwara umuntu, ntago bituma umuntu aba ikigoryi, umuntu adakora gahunda ze yakoraga, nta kibazo. Kumenyesha byose turabireba tukashakisha ahantu dukura amakuru tukayabagezaho. Twagiye gusura Habinshuti Jean Pierre kugira ngo tuganire nawe, ni umuvuzi gakondo. Turaganira nawe ibintu byinshi. Ndabona utuntu turi imbere yanjye, uduhu, uduki, ibintu byose ndabona nta nyamaswa ntabona imbere yanjye hano rwose. Araza rero dusobanura, tuvire imuza, tubwire ibi bisimba cyangwa se izi nyamaswa, utudufu mbona imbere yanjye icyo atumarisha. Ni umuvuzi gakondo rero, kandi abavuzi gakondo kuva na kera bahoze aribo bafashe iry'uburyo bagafatira igihugu uburyo. Hariho n'abapfumu n'iki, mbese aratubwira ibintu byinshi kuko ashobora no kuba hari yaba ari umupfumu tu, araza kubitubwira byose. Twagira ngo nubwo nakuvuza ariko wibwira abadukurikiye muri kano kanya neza mu buryo burambuye. Nitwa Habinshuti Jean Pierre, niyo mazina yanjye nk'uko umunyamakuru wadusuye abibabwiye. Ubwo rero nkaba ndi umuvuzi gakondo uvura indwara zitandukanye nyinshi. Ngira ngo nk'uko abibabwiye dufite imiti myinshi, muraza kuyibona hano. Ngira ngo ahari baraza kuyibereka abantu bafite indwara zisa naho zananiranye zo kwa muganga. Hano dufite imiti myinshi yo kuzivura zigakira burundu, cyane cyane yaba ari abantu bafite abazimu, za nyabingi, amahembe, abantu bafite ibibazo by'imandwa zibatera, n'izindi nyinshi cyane zitandukanye. Iyo miti yose hano turayifite. Ntago ari ngombwa kuvuga ngo umuntu arajya mu rusengero, kujya kuba mu rusengero kugira ngo za nyabingi zamuvemo cyangwa se amahembe amuvemo. Iwacu hano turazivura mu gihe gitoya cyane kitarenze iminsi 3 kugeza ku minsi 7, niyo yaba ari amahembe cyangwa se za nyabingi zituruka mu miryango cyangwa se zo boherereza umuntu zikamuteza inyatsi, zikamubuza gusinzira, zikamubuza kuryama, ndetse n'ibindi byinshi, cyangwa se n'ibijyanye n'uruzingo, kwa kundi umuntu avuga ngo arakora ibintu ngo ntibigenda, ibintu bye byarazinzwe, imirimo yarazinzwe, kutabyara, ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ngira ngo hari n'ibyo. Ngira ngo wenda muri make reka dusobanura abantu ugenda unabereka kuri kamera. Nagira ngo tubwire, hano ndi kuhabona uruhu, ni urw'uruziramire. Urwo ruhu ni urw'uruziramire, ni urw'inzoka, ngira ngo muri kurubona. Mwakibaza muti rero se kuki ufitemo uruhu rw'inzoka hano? Ngira ngo n'abantu hari bagiye basoma Bibiliya, bagiye babona ko hari igihe kimwe na kimwe Mose yagiye akoresha nk'inzoka akayimanika nk'ahantu abantu bayireba bagakira. Ese ni kuki bakoresheje iyo nzoka kandi bari abantu b'Imana bagana mu nzira zo gusenga? No kubera iki? Aha rero izi mpu kuri kuzibona nyine harimo n'uruhu rw'inzoka. Ni ukuvuga ngo natwe turarwifashisha muri kwa kuvura za ndwara zananiranye cyangwa se zikomeye. Hanyuma genda ufata kamwe kamugenda utwereka, unadusobanurire wenda muri make icyo ukoresha. Urabona nk'uru narwo ni uruhu rw'inzoka nk'uko uri kurubona, cyangwa se nk'uko abandi babibona. Mu miti yacu rero dukoresha nk'aba bantu baterwa na za nyabingi n'amahembe n'iki, mu miti nk'iyo myinshi dukoresha ibirimo babandi boherereza ibihuherano. Ni ukuvuga ngo mu biti dukoresha n'izi mpu nazo ziba zirimo, bigatuma ibyo bakohereza byose byaba ari uguterekera cyangwa se kubandwa n'ibindi n'imyuka mibi bidashobora kukwegera. Uraragura hano? Hano dukora byinshi hano, ibyo nabyo tubirebaho, ndetse n'ibijyanye no gushika. Umuntu arahagera tukamureba, tukaba twamenya ikibazo afite, tukaba twamufasha atagombye kugira icyo atubwira.
Mm. Mm. hari abantu bakunze kugenda batizera abavuzi gakondo, mwebwe babizera ku gute? Twebwe rero nk'uko mu bintu byose bijya bibaho hakabaho abantu biyitirira ibintu by'abandi, abo nibo bakunze kutuvangira bakatwicira akazi kacu. Ahubwo nk'abo badafite ubushobozi bwo kuvura, badafite imiti, badashoboye kugira icyo bafasha ababagana, bakwiriye kudusanga tukagira n'ibyo nabo tubaha tubereka, kugira ngo babashe gufasha abandi by'ukuri koko atari ukubabeshya. hanyuma hano indwara mwisipesiyajemo cyane cyangwa se mwavuga ngo iyi ngiyi byanze bikunze turebaho ni iyihe? Ntabwo ari imwe nk'uko ubona akenshi twazishyize no ku bipapuro kugira ngo twerekane indwara dushobora kuba tuvura, cyane cyane nk'ibyo bibazo by'amahembe n'abazimu na za nyabingi. Abo bantu bafite ibyo bibazo, cyangwa se za nyabingi zigenda hejuru y'inzu, zibuza abantu gusinzira, zibuza abantu korora, zibuza abantu kugira santima, izo zose turazivura. Cyangwa se nk'abantu bafite ikibazo cyo kudashyukwa cyangwa se kutagira santima zo gutera akabariro, aho iwacu ho rwose ni amasegonda ni ukurebaho kandi bigakira burundu, atari ukuvuga ngo ni ibintu byo kumara igihe kinini cyane. abakobwa benshi bakunze kuvuga muri iyi minsi ngo baragumiwe, babuze abagabo, mubafasha iki? Abo ngabo iyo bageze iwacu turabafasha. Icya mbere tumanza kureba niba nta bintu by'imandwa cyangwa se ibintu by'abazimu by'imiryango cyangwa se n'amarozi bashobora kuba baramuroze. Aragera hano tukabireba, twamara kubona bihari tukamuha umuti cyangwa se tukamuzingura, bikagenda bikamera neza. Si n'icyo gusa, dufite n'imiti y'abantu batabana n'inshuti zabo neza. Iyo miti nayo turayifite, iyo twakwita ngo umuti wo kongerera abantu, kongera urukundo. Ukabana n'umuntu ariko atakwishimiye, atagukunda, uwo muti turawufite. Niba ari nk'ibyo hari abantu bamwe bakita inzara, simbizi, ariko ni muri ubwo buryo. Umuntu utagukunda, atakwishimiye, umuti turawufite. Usibye n'ibyo gusa, dufite n'umuti wo kugabanya urukundo rurenze, babandi birukanka inyuma y'umuntu, umuntu akaba atagushaka, atakwishimiye, akavuga ati sinkukeneye, akakuboroka kuri telefone, akakuboroka aho mwavuganiraga hose, wowe ugasanga kubyihangana cyangwa se kubyakira birakunaniye. Iyo miti nayo turayifite mu gihe kitarenze iminsi 3 cyangwa se icyumweru, ibyo biba byarangiye, ugasubira mu buzima busanzwe, wa muntu akakuvamo. Nuko iyo miti yose irahari. iyo uvuze inzaratsi abantu bahita bumva ko ari nk'uburozi. Oya, ntago ari uburozi, kuko na kera byabagaho. Kuko nigize nsoma Bibiliya, nsanga hari ahantu handitse icyo bita amadudayimu. Hasi bagiye gusobanura baravuga ngo ni imbuto z'igiti umuntu yahaga undi zikamukundisha uwazimuhaye. Ntago ari uburozi rero. Ni ukuvuga ngo ufite umufasha wawe, ufite inshuti yawe, mwarabyaranye, murakundana, mumaranye igihe kinini, ariko itangiye kutakwiyumvamo. Turagufasha rero ya nshuti yawe ikakwiyumvamo, mukagumana, ikakwishimira, mukabasha gukora, mugahuza, mugatera imbere. Ntago ari uburozi kuko ntacyo bitwara umuntu, ntago bituma umuntu aba ikigoryi, umuntu adakora gahunda ze yakoraga, nta kibazo kindi kiboneka muri ibyo ngibyo. umuntu rero yahita yibaza ati aba bantu umuntu yabakura hehe? Wenda si abantu bibera hari abantu bakunze kuvuga ngo mu Gisaka, ubusanzwe mukorera hehe? Dukorera mu mujyi wa Kigali, Nyamirambo, ugeze kuri 40, ahitwa Sezike ku musigiti aho ngaho utari wagera ku mashuri, aho niho dukorera rwose. Kandi si n'icyo gusa, dufite na telefone umuntu ashobora kutubonera, ngira ngo uwaduhamagara wese n'uwadushaka ku mbuga nkoranyambaga, uwajya kuri YouTube cyangwa se kuri WhatsApp n'ukoresha Instagram, ashobora kujyaho akandikaho ngo inukire vuba vuba, akatubona byihuse. hanyuma wenda umuntu hano ari kureba, hano umuntu ashobora guhita avuga ati hano rwose ni ku mupfumu. watubwiye ko unashika byumvikane ko unavugisha n'abazimu.